twongeye kubaha ikaze inshuti zacu mukomeje kudukurikira kuri channel yacu ishuri rya mudasobwa. Twizere ko mumeze neza, mufite courage nyinshi cyane aho muri hose ku isi yose, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tukaba dukomeje rero n'amasomo yacu ya Premiere Pro tudatinze, tukaba tugeze ku isomo rya mbere. Tukaba twarasobanuye rero ibisabwa icyo umuntu yakora, computer igomba kuba yujuje ibiki muri video yabanje. Nimba utarayirebye turashyira link muri description ubashe kureba nyine mbere yo gutangira ano masomo kuko ni ingenzi cyane. Iyo rero ufunguye Adobe Premiere Pro haza page iguha ikaze, welcome page. Guhera kuri Premiere Pro ya 2018 kuzamura, ndakeka Premiere Pro y'ibihumbi 2015 na 16 na 17 iyo page itagize, ariko ntago ari ngombwa cyane. Iyo ije rero uhita ukanda skip, noneho hagahita haza ino page turi kubona hano imbere yacu. Ino page turi kubona hano imbere yacu rero iyo nta kintu wari wakora muri Premiere Pro, ahangaha nta kintu cyiza. Ariko iyo ufitemo project nyinshi wagiye ukora, imishinga myinshi ya video wagiye ukora, haza nyine iza yitondekanyije hano kugira ngo nimba ushaka kugira ngo uhitemo umwe muri wo ukomeza, cyangwa se nimba utarawurangije uwurangize, ziza hano imbere. Ariko nimba uri mushyashya, nimba ugifungura Premiere Pro nta kintu urakoramo, nta kintu uri bubone hano ntibigutangaze, ni ibintu bisanzwe. Impamvu ngewe haje hano ibintu byinshi nuko nyikoresha cyane, nkora ama project menshi ya mu gukora logo motion, video n'ibindi nyine bigiye bitandukanye, bityo rero ntibibatera ubwoba. Iyo rero tuje hano ibumoso hari new project ubugiye gutangira umushinga mushyashya wo gukora video nshyashya. Bivuze ngo ubugiye gutangira video nshyashya, ntabwo ari gukomeza video wari waratangiye, ahubwo ni nshyashya uba ugiye gutangira. Ariko iyo turebye hano tukabona hano handitse ngo open project, iyo uje hano kuri open project biba bivuze ngo nuko ugiye gufungura project wari waratangiye muri Premiere Pro ushaka kuyirangiza, cyangwa se ushaka kuyivugurura. Wenda warayirangije ushaka hari utuntu ushaka gukosoramo, uraza hano ugakanda kuri open project, ugahitamo folder irimo iyo file wa savinze ya Premiere Pro, ubundi ugahita uyifungura muri iyi Premiere Pro nyine, ugakomeza ugatangira ku editinga nkuko bisanzwe. Nkuko rero twabivuze muri video y'ubushize, iyi version turi gukoresha ya Premiere Pro ni ya 2022 cyangwa se ni 2022. Nkuko twabivuze muri video y'ubushize, iyo version yose waba ufite, version yose waba ufite, ushobora gukoresha Premiere Pro ku masomo tugiye gutangira kubigisha. Bityo rero iyo version bayihinduye nta kintu kinini bahinduraho, n'utuntu duto bagenda bahinduraho kugira ngo nyine ibashe kuba nziza, ariko mu by'ukuri nta kintu kinini bahinduraho nka 2%. Ibyo rero ntago byakubuza gukoresha Premiere Pro iyo waba ufite yose. Kandi twavuze ko twebwe tuzagerageza kwigisha nk'abari kwigisha Premiere Pro ya 2018 kugira ngo duhere hasi nyine kuri wa wundi utazi ikintu na kimwe. Ibindi bizagenda byongera, tuzagenda tubyongera mu masomo y'ubutaha, nyine tuzagenda tubirebera hamwe, nimugire ikibazo. Bityo rero nyuma y'ibi bisobanuro reka dukande kuri new project, kubera tugiye kugira gute gutangira umushinga mushyashya gukora video. Turaza hano dukande kuri new project, ntago turi bukande hanga kubera ari izi ngizi nizo twakoze mbere. Twe turashaka gutangira kwiga gukora umushinga mushyashya muri Premiere Pro nka video nshyashya muri makeya. Turaza hano dukande kuri new project, hahita haza dutegereze ifunguke, hahita haza akantu k'akazu kameze gutya kaguha settings, cyangwa se kaguha ibintu ugomba kuzuza kuri uwo mushinga ugiye gutangira. Turaza rero hano
hejuru murabona name, izina, uraza duhitemo wenda twandike video, twandike video ya mbere. Wenda uyu mushinga twite video ya mbere kuko ariyo tugiye gukora. Hano ha kabiri haraza location, iyi video nidusevinga iraza kujya he, uraza hano ugakanda kuri browse ukayishyira nyine ahantu ushaka hose, nyine ugahitamo folder kuri desktop, kuri diske yawe ya D cyangwa se ya F, biterwa nyine naho ushaka kuzajya uyisevinga. Ikindi tubona hano hasi, turaza tubone hano option yitwa general nayo reka tuyivugeho. Munsi ya general hari akandi kazu aho bakubwira ngo uhitemo iyo ushaka iyo urangije gukora video ku editinga, bisaba ko uyisohora muri iyi program ya Premiere, nibyo bita gukora render ni ugusohora cyangwa se gukora export ya video yaki warangije gukora nyine muri Premiere Pro. Hano rero baba bari kukubaza ngo ese urashaka ko graphic card igufasha mu gusohora iyo video cyangwa se urashaka ko program yonyine yifasha. Ibyiza rero abahanga bavuga ko ibyiza ari ukugumishaho iyi ngiyi ko software ubwayo ya Premiere Pro ariyo ikomeza kwisupportinga kugira ngo ibashe gusohora iyo video ubwayo. Iyo rero uhisemo ko graphic card igufasha, iyo idafite imbaraga ni hahandi uba uri gukora export cyangwa se uri gukora render ya video, ugasanga nyuma y'iminota 30 yise yikata kubera ko iyo graphic card itabashije gusupportinga gusohora iyo video. Ikindi ibingibi time code, ahangaho ugumishaho time code, aha audio naho ugumishaho, nanga capture format ugumishaho iyi ngiyi. Ahangaha ndabona nta kindi twakora, ahubwo tuze kuri scratch disk. Ni ahantu ushobora kugenda usevinga buri kintu cyose kijyanye na project uri gukora muri Premiere Pro. Ariko ibyiza nuko ubishyira nyine ahantu hamwe kugira ngo bitaza kugora ugenda ushakisha. Nk'ubu ngubu wenda nka project autosave ni kwa kundi iyo uri gukora uri koditinga muri programme runaka, wenda nyuma y'iminota 15 iyo program ubwayo igenda yisevinga kugira ngo bigende gute, kugira ngo ize kugufasha gusevinga ibyo bintu uri gukora. Wenda umuriro nugenda ibintu byose byawe ntibize guhita bihera kuri zeru, ahubwo uzakomereza aho wenda umuriro nuza cyangwa se umuriro washize n'ibindi bigiye bitandukanye, cyangwa se program yananiwe yagize intege nkeya n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndumva ngibi bisobanutse. Byiza no gushyira ahantu hamwe kugira ngo nyine ujye ubibonera hamwe. Ahangaha aka gatatu ndabona nta kintu twakavugaho kuko ntabwo ari ingenzi cyane. Ubundi duhite dukanda OK. Dukanda OK dutegereze ubundi program yacu ihite ifunguka. Ubundi program yacu ifunguka gutya nyine isa nkaho iba yijimye. Impamvu babikoze no kugira ngo itakwica amaso, kubera ubu uri kweditinga cyane bigufata umwanya, kweditinga bitwara umwanya mwinshi cyane. Ngiye hari igihe nkora video bikantwara nk'amasaha 15 kandi ntahaguruka, guhaguruka ari kujya kunywa amazi nkagaruka, bitewe nyine n'icyo ushaka gukora cyane kugira ngo uhereza abantu ibintu bifite quality nziza kandi bizamara igihe. Ugakora video izamara nk'imyaka nka 20 kurya umuntu azayireba akumva arishimye, akumva ni nziza, akumva iryoheye amaso. Bityo rero niyo mpamvu bayigize umukara kugira ngo amaso yawe atananirwa mu gihe uri kureba muri screen yawe. Iyo rero program yawe ifungutse gutya, hari ibintu by'ingenzi tugomba kumenya mbere yo gukoresha Premiere Pro kugira ngo izadufashe kandi ibashe kudukorera akazi twifuza neza. Nk'ubu ngubu nta kintu turatangira gukora, program yacu nta kintu kirimo, byose birimo ubusa.
reka turebe ibintu by'ingenzi mbere yuko dushyiramo ibintu video ngo dutangire ku editing. Ikintu cy'ingenzi tugomba gukora, ukanda hano kuri edit, ukaza kuri iyi option ya nyuma, ukaza hano kuri option ya nyuma hano, noneho ugahita uza kuri hano kuri auto save. Ni nka option 1 2 3 4 5. Aha handitse ngo auto save, ugakandaho. Auto save bishatse kuvuga iki? Ni uburyo iyi programme iyo uri gukora akazi wenda waryohewe ntiwibuke gusavinga, yo ita isavinga ahantu ugeze, ku buryo niyo umuriro wagenda ejo ukagaruka uzakomereza handi warugeze. Ariko iyo utabikoze ntusavinge auto save wenda utarayishyizemo, iyo bizimye nyine utasavinze, usaba ko ugomba gutangira amasaha yose weditinze, amasaha 5 6 wafashe uri kweditinga akaba apfuye ubusa. Rero impamvu nshaka kubigisha kano kantu nuko ari ingenzi cyane cyane cyane, kuko ikintu cy'ingenzi cyane ni ugusavinga project urimo kugira gute urimo gukoraho. Nkuko ubibona hano auto save, urareba hano ngo automatically save projects, nyine kwisavinga niko umuntu yabyita mu Kinyarwanda, cyangwa se kwisavinga niko umuntu, sinzi uko nyine umuntu yavuga mu Kinyarwanda, ariko nyine no kwisavinga niko umuntu yabivuga kugira ngo abantu nyine babashe kubyumva. Noneho ugahita hano bahita bakubaza ati se urashaka ko iyi project yawe cyangwa se iyi Premiere Pro izajya savinga project yawe nyuma y'iminota ingahe? Hano urara ko Premiere Pro yadupropoje ko twashyiraho iminota 15. Iminota 15 ni myiza, ubwo umuntu ayirekeraho gutyo biba bihagije. Noneho tugahita dukanda okay. Ubu nyuma y'iminota 15 iyi project yacu itigira gute iraza igahita yisavinga. Ikindi kintu tugomba kumenya ni uburyo niturangiza project twarayirangije, uburyo tugomba kuyisavinga kugira ngo ibintu byose twakoresheje muri no video bijya muri folder imwe, kuko urugero dukoresha ama video, dukoresha ama audio, tugakoresha amafoto, amajwi yagiye atandukanye ya effects zigiye zitandukanye, bityo ugenda ubikora nyine ahantu hatandukanye mu mafolder agiye atandukanye. Iyo rero project yawe irangiye, uyu mushinga wo gukora video urangiye, hari ukuntu usavinga, noneho bya bindi byose wakoresheje bikaza muri folder imwe, ku buryo n'umwaka utaha, nyuma y'imyaka 10, nyuma y'imyaka 20, ushatse kweditinga ya video uba ufite ubushobozi bwo kweditinga. Ariko nimba bya bintu wakoresheje muri iyo video yawe, amafoto, amavideo, ntabyo ugifite, wenda utarabisavinze ahantu runaka, ukagarura ya file yawe muri Premiere Pro, byose bihita bigira gute? Byose bihita bibura, ntabwo ushobora gukomeza. Rero kugira ngo usavinge bya bintu byose wakoresheje, uraza hano kuri file, ukaza hano kuri project manager, noneho ugahita uhitamo hano barakubaza ngo browser, aho ushaka nyine gushyira ibyo bintu byose wakoresheje muri video, ugahita ukanda hano, wenda ugahita usavinga nyine aho ushaka, wenda kuri new folder, none ugahita ukanda kuri select folder, ugahita ukanda okay, ugahita ukanda okay. Byose bihita bijya gute? Byose bihita bijya hahandi nyine twakanze muri ya folder nyine twabwiye Premiere Pro ko igomba kubidushyirira muri iyo folder twayeretse. Twe ntabwo dushaka kubikora, nuko nashaka kubibereka gusa. Ikindi kintu cya gatatu cy'ingenzi tugomba gukora, nkuko twabivuze muri video y'ubushize twakoze mbere ko dutangira amasomo, ni uburyo twavuze ko iyi programme ya Premiere Pro ni programme ikomeye, cyangwa se isa nkaho iremereye ukuntu, ntabwo imeze nk'andi ma programme yose. Bityo kugira ngo ikore neza nuko uyiha umwanya mwinshi, cyangwa se gigabyte nyinshi muri computer yawe, kugira ngo ibashe gusupportinga umuvuduko wo gukora editing. Kugira ngo tugere kuri ibyo ngibyo, turaza hano tugakanda kuri edit, tukaza hano kuri preferences, tukaza hano kuri memory. Urara ko duhise tuza hano kuri memory, hano handitse ngo installed RAM iri installe, cyangwa se
twinstaye muri computer yacu turi gukoresha yanjye ni gigabyte 16. Bityo noneho hano hasi barakubaza ati se ni rame zingahe ushaka ko zasigara zikoreshwa na computer, izindi zisigaye zose tukaziha Premiere Pro kugira ngo ikore neza. Zita tuza hano twahitamo wenda eshatu gutya, dukanda okay. Noneho urarako eshatu dukuye muri 16 za computer yose, dukuyemo eshatu zo gukoresha muri application zindi zisigaye zitari Premiere Pro, niki hahita hasigara gigabyte 13 zikaba ziri buze gukoreshwa na Premiere Pro. Bivuze ngo rero iki kintu ni ingenzi cyane. Ushobora gukoresha Premiere Pro ukabona iri kugenda gahoro nta mbaraga ifite, kubera iki? Kubera iyi settings utayikoze kugira ngo computer yawe ibashe guha umwanya wihariye cyangwa se imbaraga zihariye Premiere Pro kugira ngo ubashe kuyikoresha. Kandi uyu mwanya wa gigabyte 13 computer iha Premiere Pro ni mu gihe uri gukoresha Premiere Pro gusa. Mu gihe utari kuyikoresha computer yonyine itazisaranganya mu yandi application nazo, nayo application nayo cyangwa se softwares agakora neza. Bityo rero iyo tumaze gukora iyi settings turaza hano tugenda dukanda okay. Ubwo twamaze kwemeza ko computer yacu igomba gufata gigabyte 13 ikaziharira Premiere Pro kugira ngo ibashe kweditingana umuvuduko mwinshi kugira ngo akazi kacu kabashe kwihuta. Ikindi twamenya kuri Premiere Pro mu gihe tutaratangira kugira icyo dukora nuko hano dufite utuntu tugera kuri 6 tumeze nk'utuzu, bakaba twita frame. Iyo ukanzeho urarako gahita kaba ubururu, gahita kazengurutswa n'ibara ry'ubururu. Nidukanda hano urarako gahita kaba ubururu, kuri hano handitse ngo program. Nidukanda hano urarako gahita kaba ubururu, nidukanda hano na hano urahita ukabonamo ko gahise kaba ubururu. Icyo bivuze buno bururu rero nuko muri iyi programme iyo dukanze ku bururu, iki gice cyangwa se iyi part niyo dushaka gukoresha, cyangwa se iyi frame niyo dushaka gukoresha. Iyo dukanze hano niyo tuba tugiye gukoresha, iyo dukanze hano niyo tuba tugiye gukoresha, iyo dukanze hano niyo tuba tugiye gukoresha. Ikindi hano hari akandi akangaka kameze nk'agahagaze nakerekana ijwi iyo video nyine iri guplayingwa. Akangaka kaba kari kubyina nakerekana ijwi, ntabwo ari ingenzi cyane. Ikindi twakwiga nuko iyo ushatse gushyira file cyangwa se kuzana video, indirimbo, ifoto, sound effect muri Premiere Pro, ni hano uyishyira. Ubanza kuza ugaselectiona ugakanda kuri kano kantu k'ubururu, kuko utagakanzeho icyo kintu ushaka kuzana ntago cyajya muri kano kazu gashinzwe kubika ibintu tugiye kweditinga. Uraza nyine wenda duselectione hano tugashaka kuyishyiramo hano, ntago indirimbo yajyamo cyangwa se video ntago yajyamo. Bityo rero tugomba kwibuka ko tugomba kugira gute, tugomba kubanza tugakanda ho gutya, ubundi ikazengurukwa n'akantu k'akazu k'ubururu, ubundi tugafata indirimbo yacu cyangwa se video yacu cyangwa se amafoto yacu tukaza tukayashyiramo hano kugira ngo tubashe kuyakorera editing. Aka kazu kandi cyangwa se iyi frame yindi rero ni ingenzi cyane. Iyi ngiyi ubundi niyo tuzifashisha cyane, kuko iyo tumaze kuzana file hano cyangwa se video tugiye gukorera editing n'amafoto n'amavideo n'ama audio byose tukabishyiramo hano, tugomba none kuza tukabyimuriramo hano. Ahangaha niho dukorera iki? Dukorera editing. Niho dukorera editing ibintu byose, gukata video, kongeramo effect, kongeramo subtitle ni amagambo wandika muri video, kugabanya ijwi, kuryongera, ijwi ryavugaga neza
tukarigira nk'aho umuntu ari kuvugira kuri telefone, n'ibindi byinshi tuzagenda tubikoreramo hano nyine, tuzagenda tubyigira hamwe icyarimwe mu masomo ari imbere. Iyi frame rero ikaba yitwa timeline hano. Noneho hano iyo bya bintu twamaze kubi-importingamo hano cyangwa se kubizanamo hano, kubyinjiza muri Premiere Pro, noneho duhita twongera tukabizanamo hano tukabikorera editing. Iyo tumaze kubikorera editing, wenda video y'iminota 5 iyo tumaze kuyikata tukayigira 3, duhita tuyibona mo hano hejuru. Ahangaha niho tubonera video twamaze kweditinga. Noneho ya video uko yari imeze tutareditinga tuyibonera mo hano muri kano kazu k'ibumoso hejuru, niho tubonera video itaramara kweditingwa. Ikiri original nyine nta kintu turayikoraho, ariko iyo tumaze kweditinga tuyiboneramo hano tukaba ariho tuyeditingira. Anga tukaba ariho twinjiza izo files zose tushaka kweditinga. Ahangaha rero kuri effects hakaba hari ama effects tuzagenda twiga, sound effect n'ibindi byinshi. Ahangaha hari dialogue ni umuntu uri kuvuga. Ahangaha ni music yo munsi. Ahangaha ni sound effect muri ya majwi umuntu ashyiramo transaction cyangwa se n'ibindi bintu byose tuzagenda tubyiga. Ndi kwanga kubivugira rimwe kugira ngo bitagira gute bitabacanganya ntimumenye aho tugeze, ariko byose ntimugire ubwoba, tuzagenda tubyiga gahoro gahoro. Hano rero hari akandi kantu ka tools ni ibikoresho umuntu agenda yifashisha. Ibi bikoresho umuntu agenda yifashisha, umuntu abikoresha muri timeline, aho mu gukata wenda umuntu akoresha kano kantu kameze nk'urwembe akakata, cyangwa se kwigiza inyuma video, kwizana imbere umuntu akoresha kano, n'ibindi byinshi nyine, kwandika ukoresha bino, n'ibindi byinshi nyine tuzagenda tubyiga gahoro gahoro. Ariko aka kantu nako ni ingenzi. Premiere Pro yadushyiriyeho tuno tuntu tumeze nkaho duhagije kugira ngo tubashe kudukoresha editing muri Premiere Pro yacu, dushaka gukora video yacu kugira ngo isohoke ari nziza. Ibyo rero nagomba kubabwira muri iri somo ndabona byose nabibabwiye. Igisigaye ni amasomo y'ubutaha, tuzakomeza twigira imbere, ariko nyine muratwihanganira tugenda intambwe ku yindi kugira ngo tutazagira ibyo dusiga inyuma, umuntu akagera imbere ugasanga biramucanze, nyamara twagagombye kubisobanura hano mbere. Bityo rero nimba ufite umuhate wo kwiga Premiere Pro, ndakwizeza ko uzayimenya. Tuzagenda gahoro gahoro intambwe ku yindi. Izi programme zo kweditinga ntago ari ibintu byo kwihutira ngo umunsi umwe ngo uhite uyimenya. Hoya, ni nk'uko umuntu yiga maternelle cyangwa se nursery, akiga primaire, mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu, akabona kumenya gusoma ibihekane n'ibiki. Ntago wahita uza umunsi umwe utarize mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu ngo urashaka kujya muri secondaire. Ntago bishoboka. Bityo kwiga ni intambwe ku yindi. Bityo rero mugerageze mushaka uburyo mushyiramo imbaraga kugira ngo tubashe kujyana kandi tubashe gutera imbere tumenya video editing. Kandi tubasaba ko mwatuba hafi mugakora like kuri izi video, mukazisangiza abandi, no muri comment mukatubwira ko mubyumva kugira ngo ubutaha nimba hari ikibazo mufite tuzagisubize kugira ngo dutangirane amasomo asobanutse kugira ngo imbere bitazatugora. Bityo rero mukomeze mutube hafi, mudutere inkunga, mukora like, mukora share na comment kugira ngo natwe tugire imbaraga zo kubategurira amasomo, kuko kuyategura birarushya cyane. Kuba bageraho gutya aba yatwaye igihe kinini n'imbaraga nyinshi. Bityo rero mugerageze namwe mwerekane umuhate koko muri kubikora mubishaka kugira ngo natwe dukomeze tubategurire amasomo meza kandi y'ingirakamaro. Naho ubutaha turabakunda cyane. Ciao.